nta kintu kijya gusitera stress. Sarupongo abonye rimwe ibugesera, iyi ni Bugesera y'abakera murimo. Oya Sarupongo ariteretse. Sarupongo turi kujya dusatira imodoka agiye kugendamo, urwego rwo rwamaze gusobanuka nagakiza kuri moto. Ubushizi bamfoto ari kuri moto. Yegera imfura nazo ziteretse cyane ari mu mutangazaji. Oya no yikunda se. Yikunda. Dore Sarupongo dore urwego rworomba mbabwira. Sarupongo nubwo atsinzwe ariko atashye ameze neza. Ubuzima bwarahindutse. Sarupongo ngo rimwe rihagije cyane. Rimwe ngo rihagije uyu munsi watangariza mu modoka rwose. None ndi kwibaza titire Sarupongo atangarije umuzigo uremereye cyane. Oya irahumeka wagira ngo ni intare. Batagira ngo wagira intare ita batagira ngo ni ifoto uretse gatoya. Batagira ngo ni kwa kundi ngo umuntu arya ifoto shyiraho egekaho. Yego Kigeri urashaka iki? Waretse umutaramu ko yiteretse akigendera. Uyu ni Sarupongo ni Zarigima. Iyo mufana yavuze ati yarahinduye ibintu ubuzima buba bwarahindutse. Dore nukagiye Sarupongo. Ariko baba Sarupongo mbabarira ndindi. Uburetse Sarupongo wigenda metero nyinshi mbabarira we baba we Sarupongo aranyisha hangaha. Ibintu mwivugishwaga ngo muri aperi nta buzima bahari. Bro, ninde mufana wijanditse nk'uyu nk'umutage ngo umushyire mu hano. Sarupongo ongera unyingurire mbabarira ngize ubwoba ndi gutengurwa muri roho. Ninde mufana wundi ugenda mu modoka nshya nk'iyi ngiyi kwera? Sarupongo ariteretse n'ukuri kwema. Rimwe niyo mpamvu rihagije ndabyemeye. Ukuvuga ngo yego ni kurusi ni shampiyona kandi amakipe yose arakomeye na Bugesera nayo irakomeye reka. Yego irakomeye cyane urwego rwayo ruri hejuru. Yari cyo rero ubu ngubu nukoreba ukuntu tuba concentré kuri match ziri imbere gusa. Avuga ko uyu munsi bakinye imbere batsinze ariko inyuma ubona ko Pierre nyine habaye bakantu. Kera rukuru bari kugira dot cyane ku muzamu bati se niwo muzamu dukwiye kugendera kweli. Pierre n'umuzamu mwiza hari igihe byanga ni Burayi yarabibonye nabameze igihe byanga. Bikanga nyine ukabona ko uwo munsi nta kintu gihari. Yego. Ariko ubundi ni umunyezamu mwiza kandi inshallah uri bizagenda neza nuko. Bana kabisa wavuga ko yenda nk'abasore ba APR ari n'icyo gice wahereza amanota menshi cyane. Ubwo tuba dufite defense mediane attack uko byagenda kose ko batsinze muri attack no bahereza amanota menshi cyane. Ariko sinavuga ko ikipe yose yakinye neza nyine tuyakinye neza buriya. Nuko biranze iby'umupira no gutsinda. Ariko iyi Bugesera ubusanzwe yanakomeye. Nese amakipe yose akomeye zari zo zahaguye zari mireke niko byagenze. Amakipe yose yagiye ibintu. Niyo mpamvu n'abafana amakipe y'apiri basa ngo batabaye cyane nyine. Bayago babaye cyane. Ntabyo kuba cyane. Ubususi uwisita Sarupongo uburetse gutaha ubanza ugane n'izindi mfura rwose angaha musesengura. Ubabona abavandimwe bagutegereje. Yego. Sarupongo none reka nayo kuvugisha byinshi. Uyu munsi utatsinze rwose n'ibiganiro birabura gusa icyo mbonye n'urwego mbonye urwego n'ibyo mbwira abantu table d'honneur aho turira aho tugenda tugerageze tuzamura urwego kabisa. Aha ngaha mbanyuzwe mu kayi hanciwemo cyane nanjye mvuga ati iyi ni bwoko ki se kandi ngese manzi n'amoko hari ukuntu twavukiye za Bugesera. Toyota Hatari ni ka automatique ariko nibyo rwose ni ka automatique. Kategori mfite niza amakamyo ndazifite. Yego n'amakamyo ariko rero wowe n'umuntu bita wa Nyanza nimwe maze kubona uko mwiteretse kabisa mu bafana ibindi abandi bari babyihoreye bafate amasomo basubire ku ishuri. Nandi bafana beza. Oya nibyo mpamvuga hari ukuntu ushaka kuba wafana ariko nanone ukajya n'ibindi bikorwa hage se ukora ibijyanye no gucuruza imyenda ibyango unaraguhahira amafaranga ufite. Oya kandi urahenda Sarupo urasiyo tuye bihagurukira muri 50 man nge narumiwe. Agomenda ubwo mba afite ibintu bya karite kabisa. Ni iby'abantu nyine bamaze kwipanga mu mirongo migari. Ubwo nanjye ari urwego ruzageraho nanjye nkaba nabwo. Oya natarano urazora kabona gakwetura gatanu. Tarani seke mwarimu nakwipima. Tarana aho nakwipima rwose. Cyane kabisa. Sarupo so reka none mbe nguretse nawe ubanze ujye kuruhuka ndabona n'izindi mfura zo gutegereje. Ubwo nyine nawe ubutaha nyine match ni amanota akomeza nyine ashakishwa. Abafana baza kwishimira
abakinnyi ba ekipe ya APRS kugira ngo murabona stage byo ataraje Imana Nusu mu by'ukuri ubwo bari kugenda nyine banyura ngabinjira nkundira abantu yes nkundira abantu oya ni rwego oya mwarimu wacu murakwemera cyane oya ni rwego oya mwaritetse cyane twariteretse kabisa muri intare ariko Bugesera ari banyuzemo wapi ntabwo hatunyuramo baragusinye baragusinye wapi ikibazo n'umuzamu kabisa mwarimu w'imikino yacu yego aperi y'ibyo Bugesera yibyo gute y'ibyo Bugesera igitego cya mbere bishimutse igitego cya mbere bishimutse icya kabiri ntibakabanzamo mborenga wemera Kagege bajye bashyiramo Kagege nta mwana usya aravoma aperi n'umwana kuba ni kuri Bugesera mborenga arashaje abagesera baracyaye mborenga arashaje ahubwo baramugura ebana kabisa rero njyango urabona urwaruka rwose utegereje ko iyo modoka ya Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitsotso mu by'ukuri itambuka la ni indege yo ku butaka bro ebana bayishagaye bavuga bati uru ni rwo rwego rwayo ngira ngo murabona baruboneka bari kugenda binjira abakinnyi bagiye batandukanye Kamananga se bimeze bite kandi ntari ibintu turi kumwe Kamananga ngira ngo rero mu by'ukuri uri kugenda ubona Kamananga atangiye kugenda abidubanganya Kamananga yarijanditse Kamananga ari kwisararanga hariya areba indege yo ku butaka igenda inyerera isubira inyuma mari shariyeri nari mvuze nka Yago ariko mwasheza ekipe ya APRS ahangaha barayizamukanya abakera muri mu bariteretse bariteretse cyane ubwo rero ngira ngo Sekiganda Anor Sekiganda Anor abafana bavuga bati Sekiganda niwe wacu uri umuntu wacu bamwita bano bakinnyi n'abasitari bro bano bakinnyi baba ari abasitari ari gusanga indege yo ku butaka ariko ndebera urwego rwe rwose rwa Sekiganda mwalimu yenarijanditse bro yenarijanditse wazimbaza iki urumva iyi ni indege yo ku butaka rero bagenda bayinyuraho cyane kabisa abataramu bameze neza cyane barakiba barabasitari iyo uruza abantu nk'aba ngaba no ku rwego rwaba rwarasobanutsemo ukuntu ubwo rero mukomeze kugenda mukanda rwose ibiganiro byo ndabibakubita mu firirizo kisa shimwari